byo gufata abafana tukabicaza ahantu batari bakwiye kwicara bakavuga ati ariko nanone nuko byaruranye nuko habaye imyivumbagatanyo gitaza kubaho match ari kuba mu gituzo kandi kanarangira akavuga ati bityo twe nka Bugesera icyo twahanishwa n'iki nukwakira n'abafana wenda hakabaho ira insida bigatuma nyine habaye ibikorwa nka birasa ngabanya umudendezo mu kibuga Bugesera ari kavuga ngo twe twari twiteguye match twakoresheje bije y'amafaranga ndetse n'inzira twari turimo n'umujyo twari turimo twebwe wari uwo gutsinda match ati ntabwo natwe turaza kwemera gusubira mu mukino ubundi bo n'ubwo ruhande bari bahagaze urumva ngo inama zabaye zo kwicaza Rayon Sport ndetse n'uruhande rwa Bugesera bagira imikoranire n'ubwumvikane cyane ko uyu munsi abareyo mu byumve mwari muri gushinjwa kwigumura no guteza imidugararo n'akavuyo no kudatanga ituze mu bikorwa by'umupira w'amaguru yari case ikomeye cyane iyi ngingo niba ninda wayanditse nanjye ntabwo icyo ni ikintu cyari kibariho ubuyobozi bwa Rayon Sport bwagiye kureba gusanga ahubwo bwo icyo gusabwa n'ukubaburanira mwe kugira ngo niyo umukino wa Bugesera usigaye wakinwa nta bafana byibura indi mikino ibiri isigaye yashaka nta wamenya Rayon Sport izayikina abafana bahari icyo nicyo kintu Rayon Sport yarwanye nacyo yakavarinze kuko bagaragaje ko mu bafana barwanye nta ba Bugesera barimo barwanye n'aba Rayon Sport ni raporo ngende gusoma zine habari zivuye mu nzu ya Ferwafa mu kanya ziracyashyushye hanyuma rero bakaba bananzuye ko umunota bari bageze abakinnyi bari mu kibuga byose komiseri y'umukino arabiko biraza ariko umusifuzi baraza ntabwo baraza gushyiraho uyu mukino cyangwa se baraza guha uyu mukino ariko uko bisa kose bagomba kohereza mpuzamahanga n'ubundi nk'uko Rayon Sport yari yabyifuje kare uyu munsi abafana ba Rayon Sport murumva murenganijwe cyangwa se murumva murenganye murumva murenganye ariko nkurikije ibintu numviye muri iriya nzu byari biri muri iriya nzu hari na possibilité Rayon Sport yaterwa amaga cyangwa se hari amahitamo y'uko Rayon Sport bashobora kuyitera amaga urumva iyo proposal nawe yari ihari uvuga ngo uyu munsi twavuga ngo Rayon Sport irokotse maga hari n'abavuga ngo Muhazi nayo ishobora guterwa amaga ariko Muhazi kavuga ati twe turaterwa amaga gute kabafana barwanye saba Bugesera abafana barwanye nta ba Rayon Sport nibo bateje ako kaduruvayo bityo bakaba banzuye ko uyu mukino ugomba gusubirwamo Rayon Sport ikabyumva ndetse na Bugesera ikabyumva ama ekipe ntabwo arohererezwa icyo bita email ziyabwira ko zizakina umukino ariko vuba cyane ziraza kuba zakiriye uyu mukino hanyuma bitewe n'uko Rwanda Premier League imikino iri gukomeza ejo kuwa kabiri barakina kuwa gatatu kuwa kane barakina Rwanda Premier League uyu mukino gusubirwamo bari kwiga cyangwa se bari gutekereza niba uzakinwa mbere ya journée ebyiri zaburaga ubwo birumvikana kuri journée ebyiri zaburaga kuri equipe ya Rayon Sport hari umukino bari gukina na Vision na Gorilla niba bazabanza gukina iyo mikino ibiri noneho uwa Bugesera ukazaza nyuma ngewe navuga ngo muri ubu buryo wenda kuko kuri stade kuri view yanjye
kuko kuri stade habayeho imyigaragambyo abantu bakasagarira inzego z'umutekano, bagasagarira abasifuzi, abakinnyi bakageretse umusifuzi hafi yo kumukozamo n'iki, ariko Rwanda Premier yari ikabire bigasanza ntigire ikikora, ntihagire amakarita y'imituka atangwa, ntihagire iki kiba. Rayon Sport niho yahereye yemera gukina, ariko nye nkavuga ngo reka tubifate nk'amahirwe ya kabiri Rayon Sport ibonye ku gikombe cya shampiyona. Iyi game niramuka ikinwe nyuma ni ibitego bibiri, hari amahirwe menshi ko Bugesera ushobora gutangirana kimwe. Iriya penalty babatsinze yateje imvururu ikavanwaho. Ubunwa ngo Bugesera yo aho umukino uzatangirira hose igomba kuba iyoboye igitego. Ariko reka mbabwire amahirwe ahari, mwe mushobora kuba mutari kumva. Buriya Bugesera niba hari imbaraga yari yakoresheje itegura iriya match, cyangwa se niba ari n'abari babyinjiyemo, urumva ikintu kirabaho uwo munsi byarakoze nyine. Ikipe barayitegura, barabikora, birakora, nabyo biremera birakora. Match rero yindi iraza gukinwa, ndababwira ko bitazakora. Niba Bugesera hari ifite ubwo bushobozi bwo gutegura uwo mukino, ntabwo ntekereza ko izabona ubushobozi bubiri bukurikiranye bwo kongera gutegura Rayon Sport mu buryo bumwe. Sinzi na muri kunyumva neza. Njya mbona hano mvuga ibintu bya ba Mwalimu abantu ntibabyumve. Buriya Bugesera ushobora gusanga amafaranga menshi yategujwe cyangwa se yateguje umukino atari amafaranga yo yakwiye ku mufuka wayo. Hari amafaranga atari amafaranga yo yashyize ku mufuka wayo nyine ngajye mu bakinnyi, ahubwo ugasanga menshi yarasohotse ajya kwa ba Mwalimu, tutitaye aho yari yavuye naho yari yaturutse n'uwari wayatanze. Ntabwo twakwizera ko no ku nshuro ya kabiri gusubiramo game izo mbaraga babateguje n'ubundi ziraba zihari. Rayon Sport ishobora kuza kwisanga iri kudomina cyane Bugesera inayirusha, ariko nayo bikajyana nuko yiteguye, bikagendana no gufunga utudetaye twose dushobora guteza intsinzwi cyane. Match yawe nagitangira hashize iminota 5 hagahita hakorwa impinduka zitandukanye, hakagira n'abakinnyi ubwabo bavamo, hakagira abajyamo. Icyo kintu kuri equipe ya Rayon Sport kirakomeye, kandi mucyumve nk'amahirwe. Gusubiramo umukino mu nyumve neza, ni amahirwe akomeye cyane equipe ya Rayon Sport ibonye, kuko guterwa mpaga kuri Bugesera byo ntabwo bishoboka. Nese urayitera mpaga uyihora iki? Niba Rayon Sport mwe mwijujutira abasifuzi, equipe ya Bugesera ufite igihamya ko yateguye umusifuzi. Niba uvuga ko Bugesera nta musifuzi yateguwe, ahubwo byateguwe n'abandi bari hejuru tutazi,